Ubuenge Wisdom House. Ngo bagize cyo gusobanura hano nubwo bwose umwanya ari muto batavuga ngo barasobanura byose ariko twizera nk'abasaba ko ibintu byo gusobanura aya mabwiriza bizakomeza kugeza igihe aya mabwiriza mashya azasohokera agashyirwa ahagaragara. Urakoze cyane Jules. Urakoze. Jules ngira ngo anakomoje ko kucyo mugeze kuvuga mvuga muti hazashyirwa imbaraga cyane no mu gusobanura aya mabwiriza ugeze kubikomoza aho uvuga uti nka Jean Claude ibintu atubwiye none ntabwo ari ibintu wakumva uyu munsi ziriya ngingo n'amategeko y'imyandikire ati ni ibintu bisaba kubisobanura igihe kitari gito wenda muri aka kanya mbere yuko twakira indi telefone ndabona amatelefone ari menshi ariko Ines bigeze gukomoza ku bijyanye n'itangazamakuru bijyanye no kuvanga indimi ariko nanone n'imyandikire tuvuge nk'ubu umuntu uri gukurikira ikiganiro hari amagambo abona hari imyandikire y'ikinyarwanda uburyo byanditswe kugira ngo abanyamakuru tubashe koko gushyira mu ngiro aya mabwiriza mashya cyangwa se aya mavugurura mu kinyarwanda mu myandikire y'ikinyarwanda biradusaba iki? cyanditswe n'umunyamakuru kiba ubundi cyakagombye kuba cyujuje amahame yose akigenga. Niyo mpamvu mu bitangazamakuru ibyandika na radio na televiziyo habaho abantu bita abatokozi editors. Ubwo niba hasohotse amabwiriza agenga imyandikire y'ikinyarwanda agomba gushyirwa mu bikorwa mbere yuko inkuru yanditse isohoka editor yakagombye kureba cyangwa se ushinzwe gukosora inkuru kureba niba umunyamakuru yubahirije amabwiriza yose agenga imyandikire y'ikinyarwanda. Aho ngaho rero nk'abanyamakuru mu myandikire biroroshye ariko noneho kuvuga bagarutse ku bintu birebana no kuvanga indimi byo biterwa n'impamvu nyinshi. Hari ibiganiro iyo utavanze indimi icyo kiganiro kidashobora gucuruza bigakorwa mu buryo bw'ubucuruzi ku buryo bashobora no kukubwira bati ushyiramo Kongereza n'igifaransa ukurura urubyiruko ushyiremo utuntu nk'utwo ngutwo kikaba kimeze gutyo umuntu akaba azi kuvuga ikinyarwanda nk'iki mvuga atakivanze ariko hakaba nk'ikiganiro njyamo nanjye kumva natangiye kubivanga kugira ngo ducuruze. Ibyo ngibyo ni ku ruhande rwa business ubwo sinzi uko bizagenda kugira ngo babihuze n'umuco babihuze n'ururimi kuko ibyo ngibyo birahari. Hakaba n'abanyamakuru babivuga kubera ko batabizi wenda bitewe naho yize bitewe naho yakuriye hari amagambo amugora mu kinyarwanda hakaba n'amagambo y'ikinyarwanda ubwayo bica wenda ntibabimenye cyangwa bakabimenya. Abanyamakuru basibaho bambabarira ariko hari ikintu bakunda kuvuga ngo umukinnyi ari mu mvune mwarimu w'ikinyarwanda simbizi niba ari buze kutubwira niba umukinnyi ashobora kujya mu mvune ariko ubyo ni ugufata mu Icyongereza bakashyira mu Kinyarwanda umunyamakuru ashobora kubikora atabizi. Ushobora nanone kubikora kubera ko ikinyarwanda hari amagambo kidafite ukarishaka mu mutwe nk'ubu uri kuvuga ukaribura nkabivuga mu Cyongereza cyangwa mu Kifaransa. Aho ngaho abashinzwe guhimba amagambo mashya kuko ururimi rurakura habaho ibintu bivuka buri munsi hagomba kubaho n'amagambo mashya. Ngira ngo ikinyarwanda kiri mu ndimi zigira amagambo mashya makeya dukunda kujya gutira mu mahanga ibintu byinshi babitira mu mahanga ku buryo ibyo ngibyo nabyo birakenewe kugira ngo abantu bagabanye nibura uko kuvanga indimi. Naho ubundi mu makuru Glory yavuga amakuru sinzi ko wajya kubivanga biterwa nanone n'ibiganiro abantu baba bakora ariko nabyo bikwiye kureba uburyo bikorwa bitishe umuco bitishe ururimi gusa ibyo byo birahari cyane. Ines urakoze cyane hari n'ikintu ukomojeho ngira ngo Jean Claude araza kugira icyo kivugaho kijyanye no guhanga amagambo mashya mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ines aravuze ati hari igihe usanga ijambo ushaka kuvuga nta kinyarwanda urifitiye ako kanya ukaba watira mu rundi rurimi uraza kubigaruka ariko reka twakire undi muntu kuri telefone urivuga izina hanyuma tubwire naho uherereye nimba ari igitekerezo uravuga ubukibaza. Allo Allo yego mwaramutse neza. Mwaramutse yego nitwa Maria Jacqueline. Yego ndi umwarimu muri IPRC Gishari nigisha ikinyarwanda n'abandi n'umunyeshuri muri masters y'ikinyarwanda. Yego nanjye numvise nagira uruhare kuri aya mabwiriza cyane cyane ko ikinyarwanda ari ururimi rwacu. Mu by'ukuri uko njye mbibona buri gihe mu ururimi rurigwa kandi haba hagomba kuba impinduka iyo bibaye ngombwa
amabwiriza twe tumaze iminsi dukurikiza nubwo atavuzweho rumwe kubera impamvu nyinshi bagenzi banjye bakomeje kuvuga zirimo no kuba kuyamenyekanisha bitakozwe cyane ariko urebye ibyo bari bashingiyeho bayategura ubona ntacyo yari atwaye byaranumvikanaga gusa kuba ururimi ari urwa bene rurimi bikaba ngombwa ko ibyo batumvise byagira ukundi binozwa ni byiza ko no kuba kuri biriya bihekane cyangwa ariya majwi batumvikanaho hashyizweho ihame ry'uko hagenderwa ku turemajambo kuruta uko bavuga ngo kugendera ngo ku bumwe n'ubwinshi ndumva byaba byumvikana kurushaho icyifuzo bafite kikaba ari icy'uko abarimu cyane cyane kuko ari bo bayigisha bagenerwa amahugurwa ku buryo buhagije bikazatuma babasha kuyasobanurira abo bigisha usanga abatsimbarara ku ngingo zimwe na zimwe bavuga ngo niko twize ukumva yabyize kera cyangwa se yabyumvanye abize kera ariko ntitwirengagize yuko uko kera bandikaga siko tucyandika hari ibyagiye bihinduka kandi turabyakira abarimu rero nibahugurwa bakabisobanurirwa bihagije n'abanyarwanda muri rusange bakagezwaho aya mabwiriza ku buryo buri wese abasha kuyumva bizagenda neza murakoze cyane Mariya murakoze ngira ngo n'ubundi nibyo mwagarutseho muvuga muti n'ubundi kizakurikira ni uguhugura bihagije ni ukwigisha abanyarwanda muri rusange cyane cyane kuri aya mavugurura mu myandikire y'ikinyarwanda ngira ngo n'ubundi baraza no kudufasha turebe kuri ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Twitter hari ibitekerezo bitandukanye byamaze kuhagera ndetse n'ibibazo kugira ngo nabyo tubirebeho hanyuma ndabona banaduhaye bimwe mu bitekerezo cyangwa se ibibazo hari batwandikiye ati Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yatangiye kuvugurura amabwiriza agenga imyandikire y'ikinyarwanda yashyizweho mu mwaka wa 2014 iki ni igitekerezo twabandikiye twabasabaga kutubwira uko mubyumva ni ibiki wishimiye cyangwa se ibibazo watanga kugira ngo usobanukirwe uwitwa Emma Claudine yatubwiye ati ubwo ibi birasobanura ko ayemejwe mu mwaka wa 2014 avaho kandi hadasubiraho ayariho mbere nemera ko hari ibiri mu ya 2014 bikocamye atari ku kibazo gikomeye ni ukuyakuraho atamaze kabiri ati kandi icya mbere abana biga muri icyo kinyarwanda cyemewe ubu ndetse n'ibitabo icya kabiri n'ibitabo bigiramo ati bicyanditsemo ngira ngo kitwigeze no kukivugaho hanyuma hari uwitwa Kayumba Bertrand yatwandikiye ati mwaramutse neza RBA ati nagira ngo mumbarize hari ibintu byigeze kuza by'ibihekane bishya by'ikinyarwanda ati ibyo bintu byateje urujijo ari abize mbere n'abakiri mu ishuri ubu cyane ko n'ibitabo bishya ibyo bihekane bitarimo ese hakorwa iki ngo byigishwe ati tunoze ikinyarwanda hanyuma hari uwatubwiye ati ayo mavugurura arakenewe cyane kuko usanga abana b'iki gihe barangiza kwiga primaire batari bamenya kwandika no gusoma neza ikinyarwanda reka twakire ubundi butumwa hanyuma hari uwatubwiye yitwa Ngabonziza Habib ati aya mavugurura ajyane n'itangwa ry'amasomo y'ikinyarwanda ati kuko birababaje kumva umwana yigishwa icyongereza mu ishuri ataramenya n'ikinyarwanda ati umusaruro uba ntabwo kuri byose kuko ntamenya byose ngira ngo nticyashitse kuba ati kuko ari icyongereza nta kimenya ati n'ikinyarwanda bikaba tube dusoreje kuri Ngabonziza Habiba mu gihe tuza no kwakira izindi telefone byinshi ni ibitekerezo hari uwagarutse ku bijyanye no kuvuga ngo abana bari baratangiye kwiga iki kinyarwanda biragenda bitari ko mwigeze kubigarukaho minisita wenda wabikomozaho ariko hanagaruka no ku bijyanye no kuvuga ngo uyu munsi hari igihe usanga umwana yigishwa icyongereza kurusha uko anigisha ikinyarwanda tugasanga byose nta nabimenye ngira ngo mwagira icyo mubivugaho murakoze cyane ndabanza gushimira Uwamariya mwarimu Jacqueline amabwiriza tuzayasobanurira abarimu uko dushoboye dufatanyije na Minisiteri ya Education bizagenda neza ntabwo tuzabasaba kwigisha ibyo batumva cyangwa se batasobanuriwe icyo mushimiye nuko nabona ko byari ngombwa kandi agakomeza no gushimira abashakashatsi kuko byanze bikunze bazakomeza ubushakashatsi
Emma Claudine ibyo yavuze amabwiriza ntabwo twayahinduye yose, ni ingingo. Buriya ingingo imwe mu mabwiriza ishobora gutuma amabwiriza ya 2014 ahinduka. Ingingo imwe igatuma hasinya umuminisitiri uriho, bitavuze ko avuguruje iby'uwo yasimbuye, nabyo byumvikana neza. Nta kundi kuntu wabigenza, ntabwo wazana ingingo ukwayo ngo uvuge ngo nazanye ngo amabwiriza ingingo imwe ngo agiye kuba umugereka ku ngingo. Niko amategeko amera. Buriya ingingo imwe ihindura ibintu, ariko ugasanga bya bindi no kuva ku bwa Nsekarije, hari ingingo zo kwa Nsekarije n'uyu munsi zitahinduka kuko nyine ariko zimeze. Ariko igihindutse uyu munsi giha agaciro ibyari bihari, noneho niyo basoza inyandiko bavuga ngo izivuguruzanyije n'izi nizo zikuweho, ariko ubwo ngubwo haba hari izigumyemo. Kandi reka mbabwire impinduka ubu ngubu twakoze nta nubwo zirenga 2%. Ubwo rero ibyo ngibyo byumvikane. 2014 akazi kakozwe karashimwe, ibyo abantu batumvikanyeho nizo ngingo zahindutse, ngira ngo bitaza guteza urujijo. Hari wadusabye kunoza ikinyarwanda, imyandikire, nibyo turimo, nibyo turi kuganiraho kandi tuzakomeza n'urugendo. Ntabwo iyo abantu basaza habavuka abandi, n'urugendo tuzakomeza. Hanyuma uwanyuma yavuze ibyo kurangiza, yavukoreshe kurangiza primaire utazi no kwandika, ntabwo ari uwanyuma n'ubangiza uwanyuma. Buriya iyo nge nguye mu mutego wo kutavuga amashuri abanza nkavuga primaire kandi ndi gukoresha ikinyarwanda, ubundi ubwo mba natangiye gutira ibihari. Buriya nta rugo rugira ingorane nk'urugo rutira ibyo rutunze. Ukaba ufite igikoresho, aho kugikoresha ukajya gutira icyo wibwira ko gisa nacyo kandi ari cyo ufite. Ubwo niho na Ines ngira ngo mwarimu araza kumufasha kukuvugira. Hari amagambo abantu ba generation ya Ines, ikinyejana cya Ines bamora iki, amagambo tutamenye kubera ko wenda tutayarazwe cyangwa tutayasobanuriwe neza. Ahari ava mu kinyarwanda cya kera cyane, y'umwimerere, ari mu filozofi, ari mu bwenge, ari mu byose tutamenye. Uwayagarura none tukayahuza no guhanga gushya. N'aba bana bo mu mupira igihe bavuga ikintu, umuntu yatsinda igitego bakavuga ngo ni indimbura, ngo ni indimbura. Nge nkumva yahanze. Ahubwo inteko ibakwiye kwicara bukeye bari kuri mwana ntiyaba yasuwe n'abakurambere bacu, akaba afite ikintu yahishuriwe tukaba twacyemeza, aho kugira ngo tuvuge ngo byapfuye gusa. Ibyinshi bavuga nyine biba bipfuyapfuyemo, ariko ushobora kubonamo ikizima kandi cyaremwe n'umwana wa none. Hari ibintu byinshi bavuga byo mu mupira rwose, ubwo ntahise nibuka, ariko n'abandi bakora ibiganiro n'ibyo Ines yavuze byo kuvanga. Nge ntekereza ko umuntu aramutse avuze mwaramutse, good morning, bonjour, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ahubwo ikibazo ni hahandi uvuga ngo abari gutekinika, abari guprintinga, abari kweditinga, abari kugowinga, abari gusiripinga, ibyo bintu mu by'ukuri ni uguhemukira abakurambere bacu. Ururimi n'utaruza rw'abandi rwihorere, wijya kubingaruzwa muheto y'abandi, u Rwanda rwaratsinze. Niba ushaka urwo rurimi urwige, nawe nukora interero ukayirangiza ugatangira indi, u Rwanda ruzakomeza gutsinda. Ngira ngo ari cyo navuze, ngira ngo ni ibyo ngibyo. Ariko nanone reka wenda Jean Claude yari yashatse kugira icyo akomoza ku bijyanye no guhanga amagambo mashya. Nibyo Ines yakomojeho. Ngira ngo nimvuga abantu bakunze kuvuga ngo ku Kinyarwanda nta magambo kigira, ese nahari murayazi? Njya nkunda kuvuga ko ururimi rwose bari nakavukire, ntabwo ari akimeza nkamenye uyu mwana, urarwiga mbere y'uko uvuga n'ubundi kuvuga. Navanga kubera ko ntahaye agaciro ibyo ndi kuvuga. Burya impamvu mu ndimi z'amahanga tutavanga nuko twaha agaciro izo ndimi z'amahanga. Kavuga uti nimvanga baravuga ko ntize, ndi umuswa. Nize kuvuga ngo ninde wigize wumva avuga igifaransa niyo cyaba gipfuye, icyongereza niyo cyaba gipfuye, akivanga n'ikinyarwanda. Ariko ndicara aha kavuga interuro ugasanga amagambo yose nakoresheje harimo amagambo nk'atanu y'icyongereza cyangwa se igifaransa. Ibyo rero nagize n'amahirwe buriya nakoze mu bushakashatsi bwanjye ndangiza kaminuza komeza inkomoko y'amagambo y'ikinyarwanda, etimoloji y'ikinyarwanda. Ikinyarwanda kirakize.
ni ururimi rukize cyane, ahubwo ntabwo buriya tuzi ubukungu rwifitemo, aho ijambo rishobora kuba n'interuro, rishobora kuba n'icyo ngicyo nagira. Icya kabiri, nk'indimi zose ni uko ururimi tuvuga ko ari umuyoboro w'umuco, kandi umuco urakura, tugenda twakira ibiva mu mahanga, tukagira dute rero twita amuga le terme technique, ni amagambo aba ashingiye ku bintu biza mu muco wacu biturutse ahandi. Ngira ngo no mu nshingano z'inteko y'umuco amuga aracurwa akamenyeshwa inzego zibishinzwe, ko ari amuga arebana n'ubuhinzi, arebana na ICT, ese digital tuzahita dute mu kinyarwanda, ni urugero. Ibyo nibidakorwa yenda muzabibaza ababishinzwe, ariko nibuza yandi yanacuzweyo arakoreshwa. Ubu kiri aho ngaho, ubwo hari n'ugeze kutwandikira avuga ati turebe nk'amasomo atangwa muri za siyanse, ugasanga amagambo akoreshwa nta kinyarwanda afite mu myuga. Ariko ndibuka niga amashuri abanza yitwaga primaire, nigaga imibare mu kinyarwanda, imibare mu kinyarwanda yose, ibiyega, ibigira gute yari ahari. ngira ngo tuvuga ngo ubugenge, gusa ibyo yavuze birakomeye, kumuga tugomba gushyiramo ingufu. Nukuri tugomba gushyiramo ingufu. Ari uwabajije ngo ese kuki abiga mu cyongereza, abana biga mu cyongereza batazi ikinyarwanda, ugasanga ni icyongereza mu by'ukuri buri ari kudutuma, ari kutubwira ngo nimugende mufate science mvamahanga, siyansi mvamahanga muyishyire mu ndimi z'ikinyarwanda, nibibananira mureke abana babyiga uko bene byo babiremye. Kandi ntekereza nk'uko Claude mwarimu abivuga birahari. Hari uburyo abana batangiraga primaire kera, amashuri abanza bayatangira, abantu baragerageje koroshya ubwo buhanga bw'ahandi mu rurimi umwana avuga iwabo. Niba ari nk'ibintu biyitaga imvange, melange, umwana bakavuga ngo vanga amasaka n'ibishyimbo tujye kubiba, akabibwirwa na nyina utiga, none agahita amenya ko bya bintu mwarimu amubwiye kuvanga birakoreka no mu muryango. Buri ikintu gituma abana bacu, ahubwo abana bacu ni abahanga. Niba umwana iyo avuye ku ishuri ahita atandukana no kwiga, ubundi yakaba yigira mu ishuri, akigira mu muryango, akazigira kwa nyirasenge, akigira muri kiliziya, akagenda ahura n'ibintu byuzuzanya n'ibyo yiga. Ariko uyu munsi mureke twiga uko twiga, kuko twe tubishinzwe. Ntabwo twe twakora umurimo wo kugaragaza ngo bino bintu byose mwigisha nibura amashuri abanza kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu mubyigishije mu kinyarwanda, iki mwajya muvuga iki, iki mwajya muvuga iki. Ni umukoro wacu, turahari uyu munsi, turabutangira tuwukore, n'abejo bazaze bawukomerezeho, abanyarwanda bazajya bahora bawutubaza. Nituwugwiza tukavanga ibintu byose twabashije, niba ari ibya shimi, niba ari ubugenge, twabishyize mu kinyarwanda, turabifite nibura kugeza mu wa gatatu w'amashuri abanza. Nitumara kubibona tukabwira abigisha ngo nyaboneka abana bacu nimureke babyige mu rurimi bumva bavukamo, muzamere nk'abakora ihindura ndimi bagiye mu wa kane, bagiye muri segonderi. Ibyo bizoroha. Ariko uyu munsi ntabwo twabwira Minisiteri y'Uburezi ngo nimwigishe bino bintu byose, iyi technology, iri koranabuhanga ryaje, ngo nimuryigishe mu kinyarwanda. Ubu ikintu dufite si mudasobwa yonyine, reba ibintu bigize computer, harimo utuntu twinshi cyane. Niba tunabifite tubizi, bizwi na bake, ntitwari twabyemeza ko computer yishanyaguje ugashyira hano hasi akatwakitaka ku buryo umwana noneho azajya bihuza n'ubuzima arimo buri munsi. Twabigumana nka Minisiteri n'Inteko y'Umuco, hanyuma tukiha igihe cyo kumenya ngo hari ibintu bishobora kuva mu ndimi z'ahandi bikajya mu rwacu, kandi bizakora. Yego, urakoze Minisita. Ikindi nagira ngo mwunganire, nagira ngo nse n'ukomoza, niba ntabangamiwe umuntu kuri telefone cyangwa ushaka kubanza kwitaba, cyangwa reka tubanze tumwitabe hanyuma mwunganire Minisita. Kuri telefone hari umuntu, turabumva. Mwiriwe. Yego, ninde tuvugana, uherereye he? Nitwa Karangwa Sewase. Yego. Mmerereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga. Ndagira ngo nshimire umunyamabanga wa leta nyakubahwa Bamporiki Edouard ndetse
mwarimu Uwiringiyimana Jean Claude ku kiganiro cyiza batugejejeho. Rwose mu by'ukuri ibijyanye n'amavugurura ndetse n'ivugururwa ry'imyandikire y'Ikinyarwanda twakiriye guhera 2014 byari bigoranye bwo abanyagihugu byari byabagoye kubyakira, ariko turashimira noneho ko mu by'ukuri ururimi ubuyobozi bwacu buturebera bubona ko ari ururimi rw'abenegihugu. Buriya iyo haje amabwiriza nk'aya akaguma ari ay'abashakashatsi cyangwa se aya twebwe twigisha ibinyarwanda ariko ntabe ay'abenegihugu, biba ikibazo kuyashyira mu bikorwa, ndetse n'abo turimo gukora tuyashyira mu bikorwa biragorana. Yego. Buriya ariko turagira ngo dushimire n'abashakashatsi bose bari bageze ku gikorwa cyiza cyo kugaragaza uburyo Ikinyarwanda gikwiriye kwandikwa ndetse n'uburyo gikwiriye kugenda gikura, kubera ko buriya imiterere y'ururimi ni nk'umuntu, ruravuka, rurakura, rurasaza, rushobora no gupfa iyo rutitaweho. Ariko noneho natwe abanyarwanda dukoresha ururimi dukwiriye gufata umwanya n'amabwiriza dushyiriweho tukayasoma, kuko buri ikibazo si ibyahindutse, ahubwo se ibisanzweho ibyari biriho guhera kera abantu basanzwe babikoresha neza, basanzwe babyandikaho neza. Tugira ngo dushimire minisiteri rwose kuba yaratekereje ko twakongera tugakoresha amabwiriza y'imyandikire y'Ikinyarwanda yari asanzwe ariho, ariko rero natwe nk'abanyarwanda twongere duhaguruke dusome amabwiriza ariho tuyakoreshe neza, ndetse mu nzego zose abantu bandika Ikinyarwanda ku buryo bukwiriye. Ndasoreza no kwaka akantu. Yego. Hari uwavuze ngo nsoza, hari uwavuze ngo Ikinyarwanda ngo gifite amagambo make, ngo hari igihe tubura ayo dukoresha. Burya ni twebwe ahubwo tugira ubunebwe bwo kuyashakamo. Igihe Ikinyarwanda kirakungahaye. Ndaguha urugero, njye ndangiza amashuri ya kaminuza yanditse memoire yanjye nanditse mu Kinyarwanda, guhera ku izina ryanjye kugeza ku musozo nanditse mu Kinyarwanda, kandi ntabwo navanze nashyizemo indimi z'amahanga. Ururimi rwacu rurakungahaye, ahubwo twari dukwiriye kuruvomamo byinshi, noneho tukarwisanzuraho kuruta uko twajya tujya no gutira mu ndimi z'amahanga. Urasoreza kuri icyo ngicyo, minisiteri ifite mu nshingano ururimi rw'Ikinyarwanda izakorana na minisiteri y'uburezi kugira ngo ibi tubashe kubishyira mu bikorwa abagabo b'u Rwanda n'abanyarwanda. Urakoze cyane Karangwa Sewase. Hari ikintu akomeje aravuga ati ariko rero nubwo nyine hari kubaho n'amavugurura mu myandikire y'Ikinyarwanda, ati n'abanyarwanda ntibagira uruhare rwo kumenya n'uburyo koko icyo Kinyarwanda turi kuvuga imyandikire mishya iteye, ati kuko n'aya turimo duhindura hari n'abatari basanzwe bayazi. Reka turebe kuri Twitter, naho hari ibitekerezo tugana no ku musozo, ariko tubanze turebe bimwe mu bitekerezo biri kuri Twitter niba bihari. Yego, iki niko twari twababajije tubabwira tuti murabyumva mute aya mavugurura mashya mu myandikire y'Ikinyarwanda. Uwitwa Olivier Ndaziramiye Umuhoza yanditse ati byari byaratinze rwose, imyaka 6 ni myinshi, Ikinyarwanda n'ururimi ruranga umuco wacu, ati gikwiye gusigasirwa, nibaruhe amategeko y'imivugire n'imyandikire bihamye, ati tuzahererekanya ibinyejana nta guhora duhindagura. Uwitwa Lidi Mutesi Mwambari yanditse ati nkurikije ibisobanuro abayobozi bo muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco barimo kuduha ku mavugurura mashya, ati hari icyizere ko imyandikire twari tumenyereye kandi itari ifite icyo idutwaye tugiye kwisubiraho, ati ubutaha rwose abashakashatsi bajye bashyira mu gaciro barebe icyo abanyarwanda dukeneye. Lidi nanone yongera arandika ati ndisabira Minisiteri y'Umuco gushyira imbaraga mu kwigisha Ikinyarwanda guhera mu bakiri bato, abana bajya ku ishuri bataramenya kuvuga bakigishwa indimi z'amahanga gusa, ati dufite abana benshi mu gihugu badashobora kuvuga Ikinyarwanda, ati birakwiye ko no mu mashuri yigenga bategekwa kwigisha abana ururimi n'umuco byabo kuko higamo abanyarwanda. Biramahire Didas yanditse ati icyo kiganiro ni cyiza cyane, ati ikibazo nibaza ibihindagurwa
ibirahindurwa ibiri buhindurwe mu byari byemejwe bizatuma ibitabo bihindurwa. Ati nibiba ari byo ababishinzwe bajye bitondera kuvugurura ibitabo kubera ko ni igihombo gikomeye, ayo mafaranga yagakoze ibintu byinshi. Ibi twabigarutseho ngira ngo minisitiri yabisobanuye neza. Isaac w'u Rwanda ati ariya mabwiriza yaratugoye cyane pe, ati umwana yaratahaga wajya kumufasha umukoro ukayoberwa aho uhera. Ati gusa kuba agiye guhindurwa ni byiza, icyo twasaba inzego zizagire uruhare mu kuyahindura no kureba kuri generasiyo cyangwa se ibisekuruza byose biriho, umwana umwarimu n'umubyeyi ati bazibonemo. Twakire ngira ngo nibyo ngibyo. Dufite umuntu kuri telefone nawe reka tumwakire hanyuma tugaruke muri studio. Mwaramutse neza? Yego turakumva. Uratwibwira aho uherereye nimba ari ikibazo ukibaza? Ntabwo ndimo kubumva neza. Turakumva neza. Waramutse? Uratwumva? Waramutse neza Gloria. Yego waramutse. Ubwo uratwibwira amazina aho uherereye niba ari ikibazo ukibaza cyangwa se niba ari n'igitekerezo utanga. Okay, niba mwanyumva reka mvuge ndashimira cyane minisiteri yishinzwe, nkashimira n'abanyamakuru bagenzi banjye twese twakomeje guharanira yuko aya mabwiriza mashyashya yari yaje muri 2014 mu by'ukuri wabonaga impamvu zayo zidasobanutse, bakavuga yuko ngo bashaka korohereza ngo abatarahanga cyane ngo bajye bandika biboroheye izo zaki, ubundi habaga canaya hakaba habaga kana i barabivanga habaga zanji nka janaya hose hazajya gana i, ukabona mu by'ukuri ntabwo ari ibintu biri scientifique cyangwa ari ibintu bya gihanga. Tukababwira tuti se mu cyongereza bandika bate psychology, iyo sai iyo sa irimo igizwe n'inyuguti zirenga hasi na 7. Mu Rwanda bababwiye ko ikibazo abanyarwanda bafite cyo kwandika icyo kinyarwanda mwita ko gikomeye ari bangaye. So ubwo rero izi mpinduka rwose ni nziza, zaratinze, twabigaragaje hakiri kare. Minisitiri wa Ruje Joseph Habineza ati usinya n'usinyura, dutegereza ko basinyura, baratinda, ibitabo birasohoka, ubwo yo n'amafaranga yagiye, ariko nyine Honorable Bamporiki yabisobanuye neza ko ibyakwangirika biramutse bidakosowe ari byo byinshi. So iyaba byashobokaga ko hashyirwamo ingingo ivuga yuko kuko aya mabwiriza uko nabibonye nuko babiteguye aya mashyashya agiye gusohoka azaba rwose anonosoye, anengwamo ibintu bikeya. Simbizi n'ababa babinenga niko akunda abantu badahuza. Nibura hakaba ingingo iyarinda akamara imyaka myinshi abantu ntibahore muri ibi, hakazajya hiyongeramo ingingo wenda z'ibintu bikenewe, amagambo mashya yaremwe se bitewe n'aho isi igenda ijya, ariko ikinyarwanda muzi uko cyandikwa kukaguma ari kumwe. Ndabashimiye cyane. Twibwire ntabwo watwibwiye. Nitwa Oswald Muteyezu, ndi umunyamakuru kuri Radio TV 10. Urakoze cyane Oswald. Reka urakoze. Ndabona n'iminota twari twihaye yenda kugana ku musozo, ariko reka duhere ku byo Oswald yavugaga minisita. Icyambere rega buriya abanyarwanda bamaze kubimenyera ko iyo turi mu nshingano tuba twatumwe nabo. Umukuru w'igihugu aduha inshingano ngo dukorere abanyarwanda. Ibyo rero Minisitiri Habineza yavuze by'uko usinya ari usinyura, nibyo hasinye umuyobozi wa minisiteri n'ubundi hazasinyura umuyobozi wa minisiteri. Buri ikintu twakora no kwirinda kujya tubirebera ku muntu, kuko nta muntu n'umwe ushobora gusinya ibintu kubwe. Abantu bashobora gukora ibintu hakabamo kwibeshya, ariko n'ubundi bigakosorwa n'abari mu nshingano. Abazaba bari mu nshingano bakwiye kujya bubaha ikintu yavuze, wenda turaza no kureba niba ari ngombwa ingingo cyangwa bizajya biba mu gusobanura. Iyo uhindagura buri munsi kandi uhindagura ururimi rw'abenegihugu biteza ingorane. Rwose ni mu bintu avuze numva mushimira. Aya mabwiriza twarayitondeye, hashobora kuzajya hinjiramo ibintu bishya. Ikinjiye burya ntabwo ushobora kukinjiza cyangwa ntukinjize, ntacyo gitwara ibyo abantu bari bazi. Ariko amabwiriza asaba ko abantu bahindura, ngo ibyo mwari muzi ngo inzira yajyaga i Kayonza ngo ntabwo ikiri mu burasirazuba ngo gusaba guca mu majyepfo,
burya abantu batangira kuvuga bati harimo ikibazo. Ibyo ngibyo turaza kubyitondera kandi rwose tugira umuco wo kujya turebera ibintu mu nshingano, ntiturebere ibintu mu bantu bari mu nshingano, kuko impinduka zikorwa n'abantu nyine bahari, ariko burya baba babikora mu izina ry'abagiye n'abazaza, nibwo bikoreka neza. Ntekereza ko twamushimira. Ikinyarwanda ubundi nyine kuvuga ngo Ikinyarwanda kiragoye, ngo ibihekane ngo bibaye 3 bibaye 4, ibyo byo ni ubutesi. Abanyarwanda nta badutumye guteta. Iyo bikomeye kandi ari ibyacu bifite intekerezo, ari naho umurage twarazwe, nta muntu nge twiga ibihekane kera wigeze avuga ngo birakomeye nyine bimenye, kuko utaje kubyiga ntabyo azi. Wenda icyo twateguza abantu ubwo turi kujya mu ikoranabuhanga, ubwe computer kwandika ibintu ishobora yo kunanirwa kuko si umuntu. Nitujya mu ikoranabuhanga tukazana wenda amabwiriza ajyanye n'imyandikire mu ikoranabuhanga, wenda niba ugiye kujya kuri internet ushaka gukurikira ibintu byose mu Kinyarwanda, n'umunyamerika azabikurikira byose mu Kinyarwanda, hashobora kuzabaho iyoroshya ndimi. Ariko ibyo ngibyo no kuba abantu tubateguje, ntabwo bikuyeho ku rurimi rwacu tururinda, turukomeraho, tururwanira ishyaka. Burya ikintu cyiswe umurage tujye tukitondera, ntabwo aba ari umurage wawe nkawe, ni umurage w'igihugu twasanze, ni umurage w'igihugu tuzasiga. Tujye twitonda, ugiye gukora ku murage witonde, uvuga uti abakurambere batazanshyira mu rubanza. Ndabashimiye. Jean Claude, nibyo byavuze. Yego, mbere y'uko yego, hari Lydie Mwambari wanavuze ati ubwo ndavuga no nka mwarimu, ati nimunaturebere mu mashuri, ati abana bacu nta Kinyarwanda bazi. Nize kubivuga ntibakizenda ngira ngo kirigishwa, ariko se noneho tukigira umuco dute? Hari na ya mashuri tuvuga yigisha mu Cyongereza arabyemerewe cyangwa mu Gifaransa arabyemerewe bitewe n'impamvu, ariko se kuki Ikinyarwanda kitigishwa ni ukubera iki muri ayo mashuri? Yenda wanakora n'ikosa baguha ibihano byerekana ko kwa kuvuga Ikinyarwanda ari ishyano. Ariko kiraho hari amashuri dufite mpuzamahanga yigisha Ikinyarwanda neza, afite abana batsinda Ikinyarwanda neza, ku buryo ushobora kujya dufasha urugero ugiye nka Green Hills. Ni ishuri mpuzamahanga, ariko umwana waho iyo akina teatire, bakinnye bigeze gukina ikinamico ya Rubwa Nyiramateke na Ruganzu Bwimba, barakina ukagira ngo ni abasaza n'abakecuru bamize umuco n'Ikinyarwanda. Ibyo byemera ahandi, kuki bitemera mu yandi mashuri? So ngira ngo twashimira ababikora, tugashishikariza n'andi mashuri akabikora, noneho twebwe tukazajya kureba ngo se birakorwa. Ibyo turabibijeje. Nkomeje ari icyo nehuse icyo Ines yize kuvuga, ngo ari ibiganiro bivugwa ukugira ngo byumvikane neza, ngo ugomba kuvanga indimi ngira ngo bicuruze, wacuruza wagerageje kubivuga mu Kinyarwanda biranga. Nabo ndi kubyumva neza. Niba ari stade yakozwe yuko kugira ngo kuvuga siporo, ibiganiro bya siporo ugomba kuvanga indimi, imyidagaduro ugomba kuvanga indimi kugira ngo ucuruze, niba ari byo ngira ngo abantu bazabitekerezaho. Iyo gisobanuro ntabwo nkemera. Hanyuma hari cya mugenzi wanjye mwarimu Jacqueline wo muri APRC ntuze yavuze, buri ikintu cyose gipfira he? Ntabwo turi ahangaha gusenya abashakashatsi bakoze 2014, ahubwo imirongo nyobozi ni ihagendeweho. Ibyo bakoze nibyo, kuvuga ko ibivugwa kimwe byandikwa kimwe barabyubahirije, ahubwo icyo bibagiwe ni rya hame naryo ryemewe mu yigandimi yitwa akamenyero. Akamenyero kanagamije n'iterambere. Dufate nk'urugero, niba ugiye guha Google ijambo amajyepfo, waryanditse na jana ya iraribona, narihindure, ariko nuriha Gana ntibibona. Aho kamenyero agiye kagamije n'iterambere, kandi ya mahame remezo washingiye wandika rwa rurimi yose aremewe. Akamenyero karemewe, kesha minuze yiga mvugo riremewe, banza urebe. Ntabwo rwose turi gushaka kugira ngo tuvuge yuko ibyo abashakashatsi ba 14 bakoze atari byo, ahubwo yenda nuko
batarebye byafasha abanyarwanda kurushaho. Reka tubashimire Mwakoze cyane, reka tubashimire. Mwabyumvise, twagarukaga ku bijyanye no kuvugurura amabwiriza agenga imyandikire y'ikinyarwanda, babisobanuye mu buryo bwimbitse, ariko nanone n'ibitekerezo byanyu byari ingirakamaro. Mwagarutse kuvuga ngo aya mabwiriza y'imyandikire y'ikinyarwanda byigishwe bihagije, kandi nanone n'abanyarwanda tubigiremo uruhare, tugire ubushake bwo kumenya ururimi rwacu n'uburyo rwandikwa. Reka mbashimire. Nari ndi kumwe na Honorable Bamporiki Edouard, akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Turagushimiye. Turi kumwe na Jean Claude Uwiringiyimana, umuyobozi mukuru wungirije inteko y'umuco. Turagushimiye. Twari turi kumwe kandi na nyina w'umuntu Ines Gislaine, akaba ari umunyamakuru wakurikiye cyane ibyagiye bivugwa ku myandikire y'ikinyarwanda, ku mabwiriza mashya. Nawe wakoze cyane kubw'ibitekerezo byawe. Gendi Gloria Mukamabano, mukomeze mugire ibihe byiza hamwe na Televiziyo Rwanda ndetse na Radio Rwanda na radio z'abaturage, kandi Imana ibarinde. ngobyi yaduhetse, reka tukuririmbe, tukuratira batakuzi, uri igitego, tuje kukuvuga ibigwi n'uruhame rw'amahanga, tuje kukuvuga ibigwi mu ruhame rw'amahanga. Rwanda rw'akanyarwanda, Rwanda rw'akanyarwanda. Mvuka ni wowe nasanze, sangura igitego, sangurirwe muteye neza, Rwanda rw'akanyarwanda. Komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga, komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga. Rwanda rw'akanyarwanda, Rwanda rw'akanyarwanda. Mvuze ubwiza bwawe Rwanda nziza, bwakwira bugacya, imisozi yawe rudasumbwa yaramamaye hose, imirambi
ibibaya n'imigezi ndetse n'ibiyaga Kivu Burera na Ruhondo Cyohoha Muhazi Rwanda rw'Akanyarwanda Rwanda rw'Akanyarwanda Amashyamba yawe Rwanda nziza yahogoje amahanga Nyungwe Gishwati na Mukura ndetse no ku Birunga Imikenke y'Ubugesera amayaga Umutara N'inyamaswa zigutatse Rwanda ntahanga twahiga Rwanda rw'Akanyarwanda Rwanda rw'Akanyarwanda Utazi ibirunga byawe Rwanda juru rikeye Muhaburaga ingasa byinyo Bisoke Karisimbi N'iminara y'akarusho ko kuri Gitego Natwabawe turagukunda tuza kwitangira Rwanda rw'Akanyarwanda Rwanda rw'Akanyarwanda La 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 Natwabawe turagukunda tuza kwitangira Natwabawe turagukunda tuza kwitangira Rwanda Kanyarwanda Rwanda rw'Akanyarwanda
abubu 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 shengewe abubu shengewe bana banjye nimuze tuganire mbagira inama nanjye njijuke ndabona bubu mudusiga ejo mutaziyoberwa mukishaka mukibura mukishaka mukibura bana banjye nitwa Kanyarwanda navugiye mu gikari materineti zitaraza arerwa ndakuramba umugabo nabonye byinshi nagenze cyane nabonye u Rwanda rwiyuburura rufata isura rufite aya magingo haje byinshi turabishima haduka byinshi biradushobera niko kw'ibyubu bibara bubu haje byinshi kandi byiza nka demokarasi na repubulika haje byinshi bishashagirana modoka nziza z'ingeri zose dore amagare n'amapikipiki dore imihanda ya sima hose z'amategura z'amabati dore amagorofa dore ibipangu cyane cyane iyo mu midugudu dore ibidege bya rutura dufite robine dufite za kano dufite ibigo bicunga ubuzima z'amashuri z'amavuriro dufite amaradiyo atujijura dufite amasoko ya kimaranzara dufite amahoro muri rusange ariko kandi bana banjye hari ibyo tubona bikatuyobera abana bubu bapfa mu iterura bavuka bambaye bagateteshwa bakarereshwa amasukari bakabatoza kwirarira irari ryinshi bakarimburana haje byinshi bya nyirarureshwa umwana uvutse ngo yitwa Fifi umwari w'ubu Madamu Mazera umusore mu nzira ngo ni shefu umutegarugori ngo ni madama naho abasaza turi muzehe kera abana twitukiri bato ikinyabupfura kikaturanga nta wivugaga mu izina ejo atazanga gukura ba data na mama twabitaga iwacu tukabatinya tukabakunda indamukanyo zacu zarigira sohobe tugahobera cyane tugatanga ikiganza ntawe uhita ku wundi abubu bagenda banyaganwa bagenda nk'abanyagirwa barahura bagahita bagasekesha amenyo ku mutima hakinze ese mwuka byaramwe abo mushoboye kurera ese
se nzabahonga iki umuseke nk'ibibondo umuseke nk'ibibondo ururimi rwari rwose rukavugwa na bose urw'ubu n'uruvange uruswahili n'urufaransa ntawe ukimenya kwivuga igitaramo cy'ubu kirahimbye mbambaroga kivugira kuri radiyo cyangwa se yo mu mahoteli bakarara bakirana mu mitego ya ruzungu ukabakeraho banagana bafite amabavu ku maso n'amavunano umubiri wose kera amaguru ntiyishyuzwaga tugagisave twigabye za kirinda za gitwe kumva misa ya padiri cyangwa twigabiye sabato abubu mugenda mwicaye imodokari zibanyererana abanyamugisha zikabasohoza ndetse n'indege ntimuzitinya abubu 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 shengewe abubu murarya byose murabirira kubimara murabirira no mu muhanda mufite ishyushyu ritangaje nimurye rwose mushishikare mufate imbaraga mu bibirenga